Mwongeye kwirirwa uyu munsi twagarutse tugaruka ku birari by'insigamigani nk'ibisanzwe. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku mugani ugira uti bamuteye imboni. Abanyarwanda dukunda gukoresha uyu mugani ukumva umuntu avugiye undi ati bamuteye imboni, namuteye imboni se, bikavugwa bityo ariko ntabwo tuzi aho umugani nyirizina wakomotse. Umugani rero niwo tugiye kureba intandaro cyangwa se imvano n'amavuko yawo. Niba uri mushya turagushishikariza gukanda kuri subscribe kugira ngo ujye umenya imigani yacu, uyimenyere igihe, umenye igihe twashyizeho umugani, hanyuma utazawubwirwa n'abandi ahubwo nawe uwumenye. Tubibutse yuko imigani yacu tuyisoma mu gitabo cyiswe Ibirari by'Insigamigani, ni igitabo cya Minisiteri y'Uburezi, igitabo cyanditswe ahasaga mu mwaka w'1986. Turaje mu kanya, ntujye kure kugira ngo udacikanwa. Bamuteye imboni. Uyu mugani abanyarwanda bakunda kuwuca kenshi, cyane cyane ab'inyaryenge bakawuca iyo babonye umuntu w'inkozi y'ibibi atahuwe n'ingenza, imigambi ye ikamupfubana ikaburizwamo. Nibwo rero izi ngenza zigira ziti twamuteye imboni, ni nkaho bakavuze bati ntacyo akidutwaye twamubonye yamenyekanye. Naho rubanda bati bamuteye imboni. Umugani rero wakomotse kuri Gashavu. Gashavu akaba mwene Rwamu w'Ibibumbogo, aho akaba ari muri Kigali ahasaga mu mwaka w'1600. Izo mboni abanyarwanda batera ziri ukubiri. Hari imboni z'imbuto z'ibibonobono, hakaba n'imboni z'amaso cyangwa se z'ijisho. Dore rero uko byahurije hamwe ku mugani umwe. Byatangiye ku ngoma ya Mibambwe Gisanura mu Rwanda n'iya Kimenyi, Ikimenyi cya Rwahashya mu Gisaka. Muri ayo magingo umwami w'u Rwanda yajyaga atega n'uw'Igisaka mu buhanuzi bwabo. Bukeye uw'i Rwanda atuma ku w'Igisaka, amutumaho umugaragu we Mirindi ati jya mu Gisaka umbwirire Kimenyi uti muragirire Rundu na Gasetsa. Ubwo mu buhanuzi bwe yavugaga ko u Rwanda aho byashyira kera ruzabwiriza, ari byo kuharagira inka zarwo. Ni ukuvuga ko nyine kera bizashyira kera u Rwanda rukigarurira Igisaka. Mirindi ageze Igisaka avuga ubutumwa. Kimenyi amaze kubwumva aramusubiza ati genda umbwirire Gisanura uti mu bibungo bya Mukinga hari indagiro y'inka ariko ugakunda urutoki. Ubwo yamucyuriraga yuko atuye i Bumbogo kandi hakaba hataba uruguri. Mirindi arahindukira asohoza ubutumwa. Gisanura amaze kubwumva aramubaza ati ubwo se yakubwiye atyo, wowe umusubiza iki? Mirindi ati ko yarantumye se najyaga kumusubiza iki kindi? Mibambwe ati yewe si ugutuma Mirindi. Mirindi ati iyo utuma undi utari Mirindi yajyaga gutumwa kandi agasubiza? Umwami ati uba waramubwiye ibuye ryanjye ryabagenge rubanda bacaho bakaryita igitare, ukamubwira abacuzi banjye bacurira intwari zo mu rugo abandi bakazigurira, ukamubwira umuzinga wanjye uri ku mugezi wa Giciye. Mirindi ati intumwa iratumika ntiyicwa, ongera untume nzabimubwira. Undi ati genda umwumwirire nk'uko ubyumvise. Nuko Mirindi asubira Igisaka avuga ubutumwa. Kimenyi amaze kubyumva arirahira ati uno mugabo yanga umuheto wanjye kirimo amaboko twajyanye Rundu na Gasetsa impara zigapfa ari 8. Yanga umugore wanjye Kiribazayire bakeka ubukundwakazi kandi narabirangije. Mirindi arahindukira abwira Mibambwe ubutumwa. Arangije yungama ati icyakora nubwo ndi intumwa bwose Kimenya kurusha indahiro nziza. Ati wamurahiye ibuye akurahira umuheto we, umurahiye umuzinga akurahira umugore we, umurahiye umurara akurahira imfizi ye bwa ruserera imitako itemba ijosi. Ati ubwo urumva atakurusha kurahira? Ubwo rero Mirindi yamaze gutirimuka bohereza ingenza mu Rwanda yo kuroga Mibambwe nk'uko Gisanura nawe yari amaze iminsi amuroze kutabyara. Kimenyi yohereza umugabo Ruhago
ati ugende ujye Bumbogo ujye kwa Gisanura, numvise ko hari ibibonobono, uzamwiyegereze maze namara kukwizera uzashaka imboni zabyo. Ni ugushaka nyine imboni z'ibibonobono, hanyuma ubimutere mu bwenge. Arongera agira ati ubwo icyo gihe u Rwanda ruzaba ruhindutse ibibonobono, hanyuma turwigarurire. Ruhago aragenda n'i Bumbogo kwa Gisanura, arakeza avuga ko yacitse Kimenyi. Amaze kwakirwa n'abatasi b'u Rwanda bazi igitaraganya kubwira Mibambwe ikizanye Ruhago. Umwami n'abiru be bamaze kubyumva baha Ruhago ingenza yo kujya imugenzura aho agannye hose. Bamuha agashavu ka Rwamu Musinga ukwa Jeni rya Rurenge. Ruhago arahakwa, ariko ahakwa bya Nyirorejwa. Nuko rero mu guhakwa kwe ari nako nyine yashakaga bya bibonobono. Amaze kubibona arishima, yibwiraga ko ubutumwa bwe ahawe agiye kubusohoza. Aho atirimukiye Gashavu akaba arahari. Ruhago arabishishoza amenya irengero ry'amagambo. Abuze uko abigenza ahitamo gutaha. Gashavu arishima cyane, abwira umwami n'abiru be ati Ruhago ahubwo ga ninjye wamuteye imboni. Aho yajyaga kuzishaka yasangaga mpari, namureba akabura uko abigenza. Nuko Gashavu baherako bamugira umwiru. Nibo biru rero b'imboni b'Abasinga bo kwa Jeni rya Rurenge bakiri mu Rwanda n'ubu. Ruhago rero yari yaje mu Rwanda kubw'imboni z'ibibonobono aje kuroga, naho Gashavu uwamugenzaga amutera imboni z'amaso, mbese aramurembuza aburizamo umugambi we. Kuva ubwo niho batangiye kujya babona umuntu bamurembuza cyangwa se bakaburizamo imigambi ye, bakagira bati yamuteye imboni. Gutera imboni nka Ruhago bisobanuye guhereka cyangwa se gukora uruhereko cyangwa kuroga. Gutera imboni kwa Gashavu bisobanuye kurebuza umuntu, kumuhozaho ijisho umugenzura kugira ngo atagira icyo akora hanyuma umuburizemo. Ngaha rero aho ducumbikiye umugani wacu w'uyu munsi. Uyu munsi twavuze ku mugani ugira uti gutera imboni. Abanyarwanda dukunda gukoresha uyu mugani, ariko mu by'ukuri tutazi imvano, tutazi amamuko, tutazi aho uyu mugani wakomotse. Niyo mpamvu rero twashinze urubuga rwacu dushinga ibirari by'insigamigani kugira ngo tujye dusoma iyi migani tumenye imvano y'iyo migani. Ni igitabo rero dusoma cyitiriwe iyi migani, igitabo cyiswe ibirari by'insigamigani. Ni igitabo cya Minisiteri y'Uburezi, igitabo cyanditswe ahasaga mu mwaka w'1986. Niba uri mushya turagusaba kugira ngo ukande subscribe kugira ngo ujye umenya imigani uyimenyereye igihe. Kandi niba wifuza umugani runaka ushaka kumenya, twandikire muri comment, twandikire tuwushake umugani tuwusome, hanyuma twungurane ubumenyi. Murakoze, mugire amahoro y'Imana y'u Rwanda, hanyuma tuzasubire ubutaha. Ibirari by'insigamigani byo nakagaruka. Winjira bagakangarana, sumukuba kubira munda ye, hafi mw'irembo bishwe n'isari. Abakire n'abakene usanga bisanga, ndetse n'akakagombera k'abantu ntawe umusaba ngo